nababwiye ko umuryango ari wo wa mbere mugomba kuha umwanya umurimo ukaza noneho mukanamenya na social. Ibyo ni ibintu bitatu bikurikirana. Urugo hari benshi batagize Imana, mujye munatubabarira. Hari ibihe byagoranye ntitwabona umwanya wo kwita ku bana bacu, tubirekera abadamu, nacyo gituma tububaha cyane ababyeyi. Bo bakomeje, twagabanya imirimo, twaragiye tujya kuri urwo rugamba. Ababyeyi, abadamu basigara n'abana, ariko turabashima. Umubyeyi w'umunyarwandakazi mu by'ukuri mu myaka ya mbere yakoze akazi, yitaye ku mwana, yamujyana ku ishuri. Twe ntabwo twabonaga umwanya wo kubajyana ku ishuri. Ubu nyuma aho nibwo twatangiye kugenda tubona ko hari icyo twagiye dutakaza, ariko ubishoboye agerageza kuvugana akabibagaragariza, kugira ngo namwe hagati yanyu harimo abagiye bahura n'icyo kibazo. Umubyeyi ugasanga akorera Rubavu, akaza nka rimwe mu kwezi akurikije akazi afite. Ibyo ntabwo byari byoroshye, ubajije ikibazo cyiza. Ariko ibyo byose kubera ubwumvikane twaba dufite mu miryango yacu, aho mbona icyo gihe twarumvikana kurusha mwebwe bajene musigaye mupfa ubusa. Ubwo ibyo nabyo mubimenye, icyo musigaye mugira gutya akantu koma nyuma y'umwaka ngo turatandukanye. Ibyo mumenye, mujye mwibuka ko hari abihanganye mbere.